ujye kwaka ibiziriko ujye wirirwa mu masaro wiri gutembera ugiye za Kigali ko tutazi yo za Kigali. Ngaso uyu munsi hari inama ari bubere mu mudugudu wa Matyazo. Buri wese akeneye iyo nama niyo kwiga ku bantu bakeneye Girinka. Meze bite shapa bienvenue. Ni sawa. Ibyo ni biki surimo? Aho buri akazi sigara umumotisi? Oya ntago ari ukumuka no gutangaza amakuru. Amakuru? Uri umunyamakuru kuri radio yiheze? Oya ni umunyamakuru wo mu mudugudu. Wo mu mudugudu? Yego. Cyari kiziga noneho. Iyo mushaje cyangwa iyo mubuze icyo mukora. Niko musakuriza abaturage ni ibiki utangaza aho? Uyu munsi hari inama iri bibere kwa mudugudu. Mudugudu? Yego. Simeruka mu mudugudu na mudugudu dufite? Aha ubundi wose gayubahe. Aho gagira Imana. Mudugudu twari twatura mudugudu. Tutamutora jewe naramubonye baramwe ngo ari wo mudugudu. Baramwimitse se? Yamba basiga babimicara online. Kasi ibintu noneho bisigaye biba mu mudugudu nibi. Bagiye ko abayobozi basigaye bitora bagatora mudugudu abaturage batabizi. Ntago wowe ubizi iby'iyisi. Iyo nama se ubundi gamije iki uri mutangaza? Iyo nama niyo kuko abantu bakeneye Girinka. Girinka? Ati ubundi wowe Girinka. Siko nanga afite sha. Nimbaraga sazira ko nta kiraro ufite se ahubwo. Ibyo ntago ari ikibazo. Iyo wabonye inka n'ikiraro urakibona. Ko barakikubakira. Hoja. Ndi wanashira. Kari kukayishira hari ariko ukayuka. Bakagwa n'ubwatsi se. Ariko wumva nawe bagoye butamwe na ngenda. Ariko shaburetse. Ariko ibyo bintu nibikina na umudugudu koko tutazi atatuwe n'abaturage mudugudu ni bwoko. Umva iyo namira basamunana ahubwo nutinda ahubwo bye nabagenzi bawe. Sawa reka ngende ndi ahubwo mbazenuze wa mugabo hano ruguru mubaze iyo nama igira bubere na mudugudu igiye bamutore. Inka kandi maze kuyitanga. Inka inama wayitangaje reka ngende numve none nyaruka ahubwo tebo ariko rero saa 8 ariko rero ibi bintu si byiza imyambarire yawe koko natazi uko bimeze wa mugabo ikibazo naga ari imyambarire iyi ni style iyi ni mikoro siri gutanga jana muraho neza wavuga amakuru byabyiye mu mudugudu wa mufuna meto wari papa Bienvenue yabyutsa dusakuriza avuga iby'inama uyu munsi ngo bari butange wamenye mudugudu baramwimitse bamwimitse ryari nka ngo bari butange nabyo waruzi se Sama mudugudu sase meruka baramukuyeho ntagira ibyo narinzi ngo ngo nabandi yagiye gute asanga nariho bomba nase iki cyari ukunoma wa muntu we turacyatora ruswa se ni nukujya tuyobora kuko none wabigenza ute nese kubyo wamenya ari ibiki ose karakagabo kavuga gukurira amanama yo nanjye numvishe nimba n'umwanya waraginze nakunywe dendeka narigiye gukabare kureba ko cya gisaza yarakagwa cyashigaje nese twazamukana se tukumva uko bimeze aho mukabari ruguriyo nanjye urumva cyangwa warugiye hepfo yo kureba ko akarima kawe hareka umurima sase nabanje ubwo reka bugiye ni bumanuze sumbwiye kumanuze se reka ngere no kureba uza kureba ko kakase mwana hepfo kagana kuri wa murima ko hari n'ibyo nkuru nacyo gende ndaje kugera gacyo I want problems always. Desire. Ugize ngo iki asuze byabaye mwa hese kandi ntabwo siko bari gutanga inka za Girinka hese kwa mudugudu hano hivi nakandi kampatanye hano kugera nyamugo wakindi hase kubona inka nyifite ubundi ndajya kure oya bara nasigize ebyiri byatwaye wanaragiza na iriya nka bure wita nyigurisha izina mirabara nano mbona nkinguka abaturage basigaye bumva nabi arigeze buriya baraza mu kanya papa Bienvenue papa Bienvenue neza mudugudu Miriwe ko naherutse mu ubona nyine ngenda nindi kwibaza inama yari risanga none se ubu ngubu tubigenze dute ariko reka dutegereze gato babona baje abona ubwo uje reka ngire icyizere reka nanjye mbe nera zino ne izi zirahagije ntacyo reka yahanje kadutegereze turebe
iyi nama bamwe bagiye kwahira abandi bagiye gushaka ibishingwe ngo bajyane mu mirima buri wese nawe byo mutari guhinga ubona abasore bagiye gusunda ifumbire. aha hari uwo duhuye nawe aramwenga araje niba aje simbizi ariko ko Karemera yigeze amvugisha ambwira ko agiye kubanza gushyira mukecuru ubwanwa yarafashe yoroye n'udukwavu. Yego si inama ni bwoko kira ine mudugudu batuzaniye se neza mudugudu siwe twabaye mu gitondo urimo dusakuriza umukamuka ndaje ngiyo nka muhinga bawicaye murakoze cyane rwose narimvuye mu buhinge ariko narimbe gukabaraho kunywa agacupa akavura karabonetse nakavura karabonetse ariko iyo nka ndayikeneye rwose izo nka mutubwira buri munsi nimuziduhe dutanga ibiziriko bya buri munsi izo nka ni bwoko ki zitaboneka muraza wenda ko uri umukobwa mu uzayiduhada wari uriho yari yakatsindwa yo gapfa nabi yandiye ibihumbi 10 byanjye by'ikiziriko Seza niyo ubutaha ngarami inka yo kapfa mangu mwe ntago uzi ibyo bankoreye iyi 20 by'amanyarwanda amuvuna muheto no umukenya kabisa uramuzi Sirasi ntago muzi reka tumutegereze reka turebo ngo ni horika turebo yego ni karibu naje nubwo nari nzoga karibu twanafashe we ubwo se sinde hano abandi batarahagera Yesu we ukazana agaciro wicaye ukuntu nje nirukanka komera cyane dusubire mukomere umeze utese yawe we nawe udakomeye nese byanapfa uvuye muri amashu yawe ngo ubone imbere abajura baranzengereje bagakubitwa usanze barayibye se uzabashakira umuzamu amazatanga usiganye mu mudugudu agatsindwa n'Imana yarafora akabya amakatandatu n'indi kuvuga ngo barakwiye ese ubundi igihe kibazo wagikizana mudugudu akakukemura bakubwiye ngo mwakora inama niho mwajya muri ibyo byagira inka ariko mwige no ku kibazo cy'abantu ntabwo bimeze abo nabo dutanga muri umuna wawe nawe mukamufata ibyo mwashaka mukamuha nyina kuko ntabwo ibyo babindeba ngewe mu myaka yego mama tuzaba twumva iby'uyu mudugudu ibyo ngatuzawe reka mubwire savuze ko na muri umunani nashaka bazamuhe nyina niwe utuzengereje siwe wanyibiye bwa bwatsi bw'abandi wo mu mucyamuzi warubingo niwe warubingo rwose uri kuvuga wa musore uherutse kwiba inkoko kwa Karori ni muri umuna wuwe aratumaze aratuzengereje atujujuje cyaratumanye n'ababyeyi baragikarabye ishuri icyo mwamukorera cyose rwose reka dutegereze abandi turebe ko bagera tuve mu nzira ariko se hari ibyo nanone hari ibyo naje turaganira ndavuga sinababa mwese izo nka zirihera ako arindiriye dutegereze abandi nizeye ko iyangira amakaye mu ndebere yihakadere iyo nayo mfite ntabwo iwacu nta muntu wigeze yiyibye iwanyu bareba nawe urayiheruka ukabya limoni parangwi n'iki nama yigaho ariko mwabayemo zire nini ni yanjye icara hariya shakira wowe wicaye aho ngaho agakanyi urongoye uba ushaka kwicara mu bantu bakuru ahubwo dore nta nubwo aba ashaka gusomya abantu kandi nta muntu ufite amanite ngo antize mpamagara umushumba ntwara twazi nka se habanje ugategera ukara ko nayibona nkiri ku murenge barakubwira ngo ni ukubanza ukiyandikisha ubu se amafaranga y'ikiziriko aratanze cyangwa uzagenda mu gishangara cyangwa uca icya gitenge cya kagagore kawe nabonye wagira ngo yitwa kanditse ubu azagenda yishore kuba ari gatoya se bivuze ko ugenda nta kibazo twubane ku mpande zose reka mudugudu atubwire ibyaduteguriye niba izo nka turi buzicyure ntawamenye mwongeye kwirirwa mwese yego kandi utubona se ko ufite umushiha nta mushiha nawe umugabo w'umugenera warongoye ejo mu gitondo I want problems always. ntago wanyuzwe sanga ataranyuze baretse kwinjira mu biro by'urugo mashi umundebere nsimenyana n'ubu bushyano burongoye vuba ngewe reka tworoherane yesazi mwakoze kwitabira igikorwa kigiye kubera hano
cyari inama yo mu mudugudu wa Matyazo. Nk'uko mwabyumvishe mu itangazo, ni inka zishakwa gutangwa ku baturage bagira inka munyarwanda. Murakoze kugira ngo mbone liste nanga ku murenge babona aho bazahera. Ndumva ari ibyo. Akarangamuntu nakazanye ntagacikwa se. Ndagafite rwose akarangamuntu karahari, iyo nka ndayikeneye. Karahari ndayikeneye rwose, ndikona nkafite utwangombwa natwitwaje. Bazana agapapuro ahubwo mutwandike. Ugize ngo nta byangombwa afite kuvuga ngo wowe kurongoye ejo mu gitondo wabona nabyo. Kurongora se bibuza kugira irangamuntu. Shoma, ubu ngubu harutagera umugabo wese yemerewe gutunga irangamuntu. Icyo avuze si ukuri, niba irangamuntu ndahari sinjye yakene ntaga ndeba. Amana bwo ubu turi mu nama urimo uranwa, ubu ni nawe ugomba gutangira ikibazo. Ni gutumwa mu nama wowe mudugudu ari hano. Ku ruhande ntacyo bitwaye, ninkashyira ku ruhande so ko